Abantu benshi dukunze kwibaza ikibazo kivuga ngo ese Kosase Nakamoto ni muntu ki mu buzima bwa Pi Network. Abantu benshi bakunze guhura cyangwa se bakibaza iki kibazo, ese uyu Nakamoto duhora twumva, murazi neza ko mu minsi yashize hasohotse ibaruwa ikwirakwiza igihuha ko Kosase Nakamoto ko Nakamoto yagizwe umuyobozi w'imbere muri Pi Network. Hanyuma rero nyuma yaho Pi Founders baje kuvuga ko iyo foto ari igihuha, ko ari fake, ariko uyu Nakamoto akomeje kuvugisha abantu benshi cyane cyane mu bapioneers, kuko azana amakuru menshi avuga kuri GCV akenshi cyane cyane asa naho agaragaza ko agaciro ka Pi Network ko kagiye kugaragara. Mwuko mu minsi ishize hari ifoto imaze iminsi icicikana agaciro ka Pi Network, aho bavuga ngo isi yabagiye gukata ikorosi yerekeza muri Web3 ishingiye kuri Pi Network, aho hagaragaye ifoto ivuga ko agaciro ka Pi Network kaba kangana na GCV 314,159. Nuza kuza kunkurikira muri iyi video uraza kumenya ayo makuru yose ukuri kwayo. Ibintu bitanu wamenyaho bidasanzwe kuri Nakamoto uhoro uvugwa muri Pi Network. Abantu benshi nk'uko natangiye mbivuga bibaza ikibazo kivuga kiti ese Kosase Nakamoto cyangwa se Nakamoto uvugwa muri Pi Network ni muntu ki? Iki kibazo ni kiza ku muntu wese ukibaza, kuko abantu benshi, kuko ntabwo amakuru menshi yizewe cyane kuri Nakamoto cyangwa se kuri Kosasaha ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye byagufasha kumenya uwo muntu uwo ari we ndetse n'uruhare afite muri Pi Network. Rero reka turebere hamwe ibyo bintu bitanu biratuma ubasha kumenya Nakamoto icyo ashinzwe cyangwa se uruhare rwe muri Pi Network. Ibyo bintu rero, ikintu cya mbere nuko ni umuhanga mu ikoranabuhanga rihangano. Kosase ni umutekinisiye cyangwa se afite ibikorwa byinshi kuri GitHub bihuza na Pi Network. Afite imishinga y'ikoranabuhanga ifitanye isano na Pi Network. Ahangaha twatanga urugero ko niwe wahanze cyangwa se niwe Pi Nezus. Murazi ko Pi Nezus mu minsi ishize naho twagiye tuvuga akamaro ka Pi Nezus. Niwe rero, uyu niwe Nakamoto, niwe nyiri iyi Pi Nezus Automatic Banking Network. Iyi ngiyi ni banke, nk'uko twagiye tubisobanukirwa, ni banke izajya ifasha ko abantu bazajya bohereza Pi cyangwa se bagakoresha Pi zabo bakoresheje ATM banking. Kandi Nakamoto mu bumenyi afite mu ikoranabuhanga harimo icyo twita Pi Ecosystem Hub ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni umunyabwenge mu kwandika porogaramu ikoresha cryptocurrency ikomeye, harimo nk'icyo twakita cryptography cyangwa se quantum resistance idashobora kwangirika byoroshye, kandi akaba ari izahabu ya mudasobwa zikomeye muri Pi Network. Icya kabiri, uruhare mu kubaka umuyoboro w'akazi cyangwa se ecosystem. Satoshi Nakamoto cyangwa se Nakamoto afite umushinga we wiswe Pi Ecosystem Hub. Ni platform igamije guhuza decentralized exchange, decentralized application cyangwa se zira twita dApps tujya tubona muri Pi Ecosystem cyangwa se muri Pi browser, ziri kuri mainnet ndetse ziri kuri testnet ndetse n'izabaye verified. Rero uyu Satoshi Nakamoto niwe uhuza ibyo bintu byose, guhuza decentralized application cyangwa se ari ama dApps tubona mu muryango wa Pi Network.
Nakamoto yagize uruhare mu gukora misleading wallet ikenera imfunguzo nyinshi kugira ngo igenzure transaction, bityo bikongera umutekano mu mikoreshereze ya Paycoin. Murazi neza ko mu minsi ishize twahawe cyangwa se twamenyeshejwe ko Pi Network igiye kuzana cyangwa se yashizeho icyo bita passkey cyangwa se private key, aho yazanyemo uburyo bwo kuba wareba passphrase zawe igihe waba warazibagiwe. Hari abantu baba barakoresheje passphrase baba barakoresheje mu buryo bwo kwinjira muri wallet yabo bakoresheje finger, ariko nyuma byageraho ukabura passphrase zawe, ukabura ahantu waba warazanditse cyangwa se waba warazibitse kuri email cyangwa se email yawe ugasanga ushidutse ibintu byawe byose bivuye. Rero ubwo buryo bwajeho, hajemo uburyo bwo kuba wakoresha fingerprint, ariko hazamo n'uburyo bwo kuba wareba passphrase zawe. N'ikiyongeyeho noneho bahise bazanamo icyo bita private key cyangwa se passkey. Rero ahangaha Nakamoto niwe muntu wazanyemo ubwo buryo bugiye butandukanye bugamije kongera umutekano wa Pi, kugira ngo Pi z'abapioneers zirusheho kugira umutekano. Rero niwe wazanye biriya bintu cyangwa se ziriya securities zose tubona muri Pi Network. Nkwibutsa ko turi kureba uruhare cyangwa se Satoshi Nakamoto niki avuze muri uyu mushinga wa Pi Network. Twari tumaze kuvuga icya kabiri. Rero icya gatatu, agirana ikiganiro n'imyumvire y'agaciro ka Pi Network cyangwa se by'agaciro ka Paycoin. Hari amakuru avuga ko kode ya GitHub ya Kosasiha hari igitekerezo cy'uko cyo kugendana agaciro ka Pi nka stablecoin, bisobanura ko cyangwa se bishatse kuvuga ko igiciro cyihariye ari 314,159. Biboneka nk'ikimenyetso cyerekana ko Pi ari umubare wuzuye cyangwa se wujuje ibisabwa mu mibare ndetse no mu mitekerereze y'abantu cyangwa se y'abapioneers muri rusange. Ibyo byatumye bamwe mu bakoresha Pi Network batekereza ko hari uburyo bwo guhuza agaciro ka Pi n'ishoramari cyangwa se umuyoboro w'icunga mutungo. Kosasi Nakamoto hari aho ahurira n'iki giciro cya GCV, kuko nk'aya makuru tugenda duhabwa cyangwa se nk'aya makuru tugenda tubona binyuze hariya muri ISO, binyuze muri Pi Nezos Automatic Backing System nk'uko twabonye ko ariye, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero nawe ari mu bantu cyangwa se ari mu bantu bafite uruhare rwo kuba bashyiraho cyangwa se bakangurira abapioneers kuba bashigikira igiciro cya GCV 314,159, kandi agahamya neza ko iyi Pi yaba stable coin ku isi hose, hamwe aho tubwirwa ko Pi Network yagenewe kuba yakoreshwa muri ecosystem, ni ukuvuga muri good and services, ko itagenewe kuba twayibonera mu ishusho y'agaciro cyangwa se igiciro kiba kiri ku ma exchange agiye atandukanye yamaze kulistinga, aho twavuga nka Bitget cyangwa na OKX. Icya kane rero, Kosasi Nakamoto cyangwa se Kosasi uruhara afite muri Pi Network nuko ari umunyamuryango wemewe na Core Team. Ushobora kubaza ati se umunyamuryango wemewe na Core Team bishatse kuvuga iki? Murazi neza ko Core Team cyangwa se iyi Pi Network igabanyijemo ibyiciro bigera kuri 2. Hari abanyamuryango ari twebwe cyangwa se abagena agaciro ari twebwe abapioneers, noneho hakabamo n'abanyamuryango cyangwa se abashinze Pi Fonda cyangwa se abashinze iyi Pi Network. Rero Kosasi Nakamoto nawe ari mu muryango wa Pi Core Team. Bamwe baravuze ati se Kosasi afatwa nk'umunyabikorwa cyangwa se nk'umufatanyabikorwa contributor cyangwa nk'umudeveloper
nk'umuyobozi, kimwe nk'uko dufata abandi nk'abayobozi ba Core Team. Ibi bivuga yuko atari umunyamuryango wa Core Team, ahubwo ari umuntu umwe shingiro muri uyu mushinga wacu wa Pi Network. Hari abavuga yuko ibikorwa bye byari biri mu ibanga, icyo bita NDAS, kandi bitari byarahishuwe neza kuva na mbere. Uyu Nakamoto cyangwa se Kosasi ntago twakunze kumwumva mu gihe umushinga wa Pi Network utari wagaragaje intumbero cyangwa se utari wagaragaje ahazaza, ahubwo yatangiye kugaragara igihe Open Network yari igiye kuba, aho yazaga akangurira aba pioneers kuba bashyigikira agaciro ka GCV. Icyo gihe yari afatanyije cyangwa se n'undi wabikoraga ni Doris Yin, nk'aho ari we mu developer cyangwa se ari we washinze cyangwa se ari udushishikariza kuba twashyigikira agaciro ka GCV, aho Pi itandukanye n'andi makoini, aho igiciro gishyirwaho n'aba pioneers cyangwa se n'abakora uwo mushinga. Rero uyu Satoshi Nakamoto nahangaho nawe ari mu muryango wemewe na Core Team. Amakuru mugenda mubona agenda atangaza, nimukajya mumufata nkaho ari uko ikoranabuhanga rimaze gutera imbere nk'uko twabibonye bwa mbere na mbere, ngo ni umu IT cyangwa se afite ibikorwa by'ikoranabuhanga bihambaye. Nimukajya mumufata muri ubwo buryo, ahubwo mujye mufata nkaho nk'uko yaba ari Dr. Nicholas cyangwa se Doris Yin waba cyangwa se Sheng Diaofan waba atanze amakuru, kuko ni umunyamuryango wemewe na Pi Core Team. Icya gatanu, ajya agira reaction y'abakoresha. Ushobora kubaza ati se abakoresha ahangaha tuvuga abakoresha uri kuvuga muri Pi Network ni bande? Hari abo mu muryango wa Pi Network batizeye neza ko ibikorwa bya Kosasi kuri Reddit. Bamwe bavuga ko Kosasi izi fraud cyangwa se ni umuriganya cyangwa se atanga ibihuha, cyangwa se nanone ko code ziwe ari AI generated. Bivuze ko ibintu byose abakora biba byakozwe na artificial intelligence. Hakomeje kuba impaka zigiye zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bavuga ko ku bijyanye no kumenya neza niba imishinga ye ikoreshwa n'abo muri Core Team, cyangwa se niba hari ibitekerezo bye yaba yihariye. Rero hari umwanzuro cyangwa se hari n'ibyo twasorezaho tugana ku musozo w'iyi video. Kosasi ni umuhanga mu bya tekinoloji, yagiye atanga umusanzu ukomeye mu bikorwa bya Pi Network, cyane cyane mu gice cy'imishinga y'imari, banking, ndetse no guhuza amadaps cyangwa se ariya decentralized application tubona muri Pi Chrome, kubaka uburyo bwiza bwo guhererekanya Pi binyuze muri ziriya private key, ndetse n'ariya magambo 28 icyo twita passphrase. Ibyo byose si byoroshye kumenya niba ari umunyamuryango w'inyuma gusa, cyangwa se niba afite umwanya w'ingenzi mu ikipe ya Pi Core Team, kuko hari amakuru ashingiye ku bitekerezo bya community ndetse no ku mishinga ye mu buryo bwa open sources. Hari abantu bamwe bashidikanya ku mishinga ye y'amakode ye, bityo si ngombwa cyangwa se bityo ni ngombwa gufata ayo makuru mwicamake. Aya makuru yose nkuhaye, uru ni uruhare rwa cyangwa se Kosasi Nakamoto ni muntu ki mu mushinga wa Pi Network. Tubane mu zindi video. Ciao.